Nagushuje nk'ibisanzwe ntandi wasanga ibiganiro nk'ibi ni kuri Good People Show. Subscribe nyamuneka irakenewe. Niba ubundi utarakora subscribe ureba hepfo hasi rwose ku kantu gato cyane kaba gahari kandi zo subscribe ukozeho urutoki gusa ukora comment ukoreho like kugira ngo tujye tukugezaho amakuru. Sasa muri kumwe nanjye Shackman nk'ibisanzwe. Sasa ngufite ahe makuru uyu munsi ngufite ni amakuru abasanzwe abacicikana no ku mbuga nkoranyambaga hanze ahangaha, zimwe mu nkuru butazi, amwe mu makuru butazi neza utamenye abatakugezeho batakugereyo ku gihe. Sasa rero Sadat yaciye bugufi asaba imbabazi kubyo yavuze ku banyekongo n'abarundi. Sasa ibi ngibi ni ngingo z'amakuru z'ingenzi tugiye tugufitiye. Nkongera kukubwira ngo baba polisi mwabonye bashyira hanze amafoto y'umugore wambaye ubusa, bagize batyo rwose barafungwa batabwa muri yombi. Ikintu cyiza cyane cyakozwe ku butaka n'ubutabera bw'iki gihugu. Sasa rero nagira nkubwire ngo dukomeza kukubwira ngo izi ni ingingo z'ingenzi z'amakuru tuba tugufitiye. So umudamu yazize iki, bamuzizaga iki, n'ibintu byose uri busange muri izo nkuru, cyangwa se uri buze gusanga mu nkuru zacu tugiye kuvuga ko nanone Kitoko bibarwa, cyangwa se umuhanzi mwamenye nka Kitoko waririmbye indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye, umukunzi ni ikiragi n'utundi twinshi cyane tugiye dutandukanye. Hari ikinyamakuru hano mu Rwanda nganiriye nacyo, baganiriye iki, bavuganye ibiki, byose twaje tubikubwira nyamuneka mu kanya kugira ngo tubashe kukubwira byinshi cyane n'amakuru menshi cyane aba yaranze uyu munsi, cyangwa se aba ariho uyu munsi. Kora subscribe kugira dukomeza kubana muri kumwe nanjye Shaka. Sasa izo ni zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru twa tugufite, ariko si ibyo byonyine turi bukubwire, turaza kukubwira n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Izo ni zimwe mu ngingo z'ingenzi tuba tugufite. Sasa rero umugabo bita Munyakazi Sadat akaba yamaje gufatwa rwose nkaho ari umwirasi cyangwa se umwiyemezi, cyangwa se amajije kurigwiza rumwe mu bagwiza atunga rwose bavuga ari kijyana hano mu Rwanda, ariko ku bihugu byo mu mahanga, ibihugu byinshi cyane bigiye bitandukanye nka Kongo na Uganda. Ubu ngubu ntabwo ari kuvugana neza, cyangwa se ntabwo bamufata neza. Bimeze nkaho iyo aza ko wenda afite nk'imitungo, cyangwa se ari nk'ubutaka bwe, cyangwa se ari nk'ibikorwa remezo bye, sorry, hari ibikorwa bigiye bitandukanye afite muri ibyo bihugu, ntabwo yari bukora iki, ntabwo ajya kuba kibibarwa nk'ibyo, cyangwa se ntabwo ajya kuba kibikontora, bitewe n'amagambo yavuze ubwo yaganiraga n'urubyiruko n'abandi bantu benshi cyane. Yaganirizaga abantu ababwira uburyo ki bagomba gukoresha, u Rwanda rugomba gukoresha abanyamahanga, cyangwa se rugakoresha abanyamahanga ubucakara, cyangwa se ubukozi bwo mu rugo. Ubukozi bwo mu rugo, reka tubyite ko ari ubukozi bwo mu rugo. Ati bakaza bakadukuburira imihanda, abandi bakatwogereza imodoka n'amatoilette, bagakoropa ati 2050. N'ibintu yavuze asa n'utebya, nk'umugabo uzwiho cyane kugira ururimi rutebya, cyangwa se kuvuga amagambo asa naho ari ubwishongozi, nk'uko benshi cyane bamuziho akiyobora Rayon Sport, ariko bitaje kumugwa neza. Sasa byamugendekeye bite mu gihe yari amaze iminsi yizihiza imyaka 30 amaranye n'umugore we? Iki kidobya cyaje kuzamo gite kugira ngo abakongomani n'abarundi babe batabumereye neza? Ubu ngubu aba ari gutakamba asaba imbabazi, asaba bene gihugu b'ibyo bihugu, dore ko ari umubare munini w'abantu benshi cyane nabo batamucira kari urutega bitewe n'ibyo bihugu abantu babituye. Dore nk'aho Kongo ituwe n'abasaga miliyoni 26 niba ntibeshye, Uburundi nabwo ukaba uri miliyoni hafi 10 n'izindi zirenga. Sasa ndagira nkubwire ngo ibi ngibi uyu mugabo ko bitari bumugwa amahoro, ngo bimeze bite? Umunyemari Munyakazi Sadat yasabye imbabazi ku magambo aherutse kuvuga yavuzweho cyane, aho yari yavuze ko mu bihe biri imbere abanyarwanda bazaba bageze ku rwego rwo hejuru, ku buryo abarundi n'abanyekongo bazajya baza gukora imirimo yoroheje mu rugo, cyangwa se mu Rwanda. Sadat yavuze ko aya magambo mu kiganiro yahaye urubyiruko rwo mu karere ka Kicukiro ku wa 12 Ukwakira 2025, aho yabasabaga gukora cyane kugira ngo igihugu kitere imbere. Nyamara amagambo amagambo ye yateje impaka zikomeye. Benshi bavuga ko yari amagambo y'ivangura n'agasuzuguro ku baturanyi. Nyuma y'ibyo Sadat yahise yemera amakosa, akora ubutumwa abinyujije ku rubuga rwa X, ati kuri tweet, kuyahoze ari tweet, avuga ati niseguye ku bumvise ubutumwa bwanjye bukabagiraho ingaruka, baba abanyarwanda, Barundi n'abanyekongo ndetse n'abandi. Ndemeye ko nakoresheje imvugo idakwiye. Yongeraho ko ibyo yavuze bitari bihuje n'ihame ry'ubumwe n'ubufatanye bw'Abanyafurika. Ati ndasaba imbabazi umuvandimwe wese w'umunyafurika, kuko natatiye intego ngari y'ubumwe bwacu nk'Abanyafurika. Sasa rero uyu mugabo akaba yarakoze ibi ngibi nyuma y'uko yari amaze iminsi rwose yibereye umunyenga w'urukundo rwe n'umudamu we, aho yamaranye iminsi 30
imisoro imyaka 30 bamaranye imyaka 30 rero kubyiziza nk'isabukuru y'igihe bari bamaranye babana, ariko bitaje kumuhira kuko abakongomani n'abarundi n'abanyarwanda batumva ibintu kimwe nawe, batigeze bamucira karutega cyangwa se batigeze bavuga bati uyu muntu nyine bitewe n'intego nyafurika tuba dufitanye ubufatanye mu bukungu mu bijyanye n'ibindi byose, dore ko nta umenya ejo ushobora gusanga nawe wenda aje abakeneye, cyangwa se ugasanga muri business ze agiye akenera abanyamahanga bagiye batandukanye. Ariko ubwo nimba avuze ati tukajya dukoresha abaturanyi duturanye, agahita avuga Burundi na Kongo, bihita bigaragaza ko rwose yahise agaragaza n'umwuka mwiza utari mu bihugu n'ubundi hamwe bitari bifitanye umwuka mwiza n'u Rwanda, aho yahise nyine nawe bisa n'ubyikoma, noneho akanabyerura akanabigaragaza akanavuga mu mazina. Sasa rero wenda rero ati ibihugu duturanye bakagiye baza abaturage babo kudukorera mu mago no muki, ariko ntadekarara igihugu cyangwa se ntabashe kuba yashyira ku igihugu ku karubanda kugira ngo hataza kugira abene gihugu bacyo bakisangamo babyisangamo cyangwa se babyumva nabi cyangwa se bakabikoresha mu zindi mvugo zitandukanye n'izo wenda we yarashatse kubivuga. Sasa rero abasirikare bambitse ubusa umugore ku karubanda bafunzwe. Minisitiri w'umutekano w'imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Jacquemain Shabani Ruko yatangaje ko abasirikare bagaragaye mu ruhame bambika ubusa umugore witwa Honorine Pochi Polishi Masamba Mukuna bafunzwe tariki ya 16 Ukwakira 2025. Abajura bari bitwaje intwaro bateye ishami rya Rua Banka Kinshasa. Abapolisi n'abasirikare bagiye gutabara bashobora kwinjira bigoranye kuko babanje kurasana n'ababajura bafashe bugwate abakozi n'abakiriya bari bafashe abakozi n'abakiriya b'iyo banka nyine bari bayirimo. Bitunguranye abasirikare bagaragaye basohokana umugore bamwambitse ubusa, bamuhondagura bamusunikira mu modoka ya jipe. Baje kumenyekana ko uyu ari umukuna kandi ko ari umwe mu baketsweho kuba abajura bateye iyi banke. Minisitiri Shabani yatangaje ko abasirikare bambitse ubusa uyu mugore basanzwe bakorera mu ntara ya gisirikare ya 14 ibarizwamo ibice birimo Kinshasa. Ati bafunzwe bategereje urubanza. Komanda wa batayo yabo yahagaritswe. Hari amakuru avuga ko aba basirikare bashobora kuba barasambanyije uyu mugore ku ngufu ubwo bamugezaga aho bamufungiye. Inzego za leta zasabwe gukora iperereza ryimbitse kugira ngo ukundi kuri kumenyekane. Sasa rero iyi ni video ndakeka nyishyizeho umucyo. Iyi ni video imaze iminsi abantu icara hanze, abantu bayihanahana bavuga bati se ibi ni ibiki, gute umuntu ashobora gukora ibi bintu, gute igisirikare cya leta gishobora kuza mu baturage kigakora ibi ngibi byabereye Kinshasa muri Kongo. Gamishiro wenda ukuri ati gute abantu bashobora gufata video nk'iyi ngiyi cyangwa se bashobora gukora amakosa nk'aya ngaya bagafata umugore nk'uyu nguyu bakamwambika ubusa buri ku mihanda, banyiza bakamuhondagura mukandagira na za butine n'ibiki byose. Sasa rero akaba ari inkuru nziza n'ubutabera bwiza bwashyizwe kuri uwo mudamu cyangwa se bwahawe uwo mudamu bikozwe na leta ya Kongo, bavuga rwose ati mukomereza aho ngaho n'abandi nk'aba ngaba bakora ibintu nk'ingi bitwaje imyambaro ya gisirikare cyangwa se bitwaje aho bari bagahohotera abaturage, ati nabo rwose mubatumenyere. Sasa ati nabo mubadukurire mu nzira cyangwa se mubiteho, mubarebe, mubagenzure, mujye mubasha kuba mwakora ibintu biciye mu mucyo, dore ko ikoranabuhanga ryabyoroheje. Umuntu azana akantu agahita agatereka kuri Twitter cyangwa se agahita agashyira ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga hose ahantu hose karahageze cyangwa se ahantu hose karamenyekanye, bigatuma wenda wakorewe nk'iryo hohoterwa adakomeza kuzingitirwa cyangwa se adakomeza atabura ubutabera. Sasa ugasanga umuntu akorewe ihohoterwa birangije nta butabera abonye. Ibyo ngibyo yari ikibazo kuko birangira nyine abantu bose babonye ko umuco wo kudahana bawimitse cyangwa se bakabona ko nuko zikosa adahanwa. Sasa rero inkuru yihutirwa hano uko Kitoko agarutse gutura mu Rwanda burundu. Impamvu zikomeye zimugaruye mu Rwanda cyangwa se impamvu zimugaruye mu Rwanda nuko ibintu byinshi cyane nyine agaragaza ko hanze nta kintu kirenze yabonye cyangwa se nta n'iterambere abonye cyangwa se nta n'ikintu gishya yakuyeyo. Imiziki isa n'iyagabanije umuvuduko mu Rwanda n'ibindi byinshi cyane yavuze, avuga ati ngarutse mu Rwanda rwambyenje kuhatura
nk'umunyarwanda bisanzwe kandi sinzigera mpava. Sasa rero nkomeza kubwira ngo nawe niba ubona uri umuntu uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se ukabona wenda waragiye ukabona iterambere wari witeze ntiwarigezeho, abenshi bavuga ko bagiye kwiga ariko bikarangira ibyo bize batabituzaniye ngo natwe tubibyaze umusaruro, ugasanga bigumiye hanze, bibereye hanze, bibereye abanyamahanga. Ariko nkubwa ngo nyamuneka nugera ukabona ntago biguhiriye, ntago bigukundiye, ntuzahereye ahubwo ntuzagire ipfunwe ryo gutaha, kuko home ni home. Hari umuhanzi bita Yemi Alade yaherutse no kuza mu Rwanda hano mu kwita izina ingagi ku nshuro ya 21 ngire ngo ku nshuro ya 20 hafi aho ngaho sinibuka neza, biba byarivanze, ariko yaravuze ati aho wajya hose mu rugo ni mu rugo, ati kandi ntihasimburwa, nta kintu cyasimbura mu rugo. Ni wagera hanze ukavuga indimi magana, ni wagera hanze ukaba umuntu urenze, ukaba icyamamare, ukaba umuperezida waho, ariko ni ahandi mu rugo ni irreplaceable, ntago hasimburwa. Iwanyu haba ari home, home is a home. Ati wawe haba ari wawe, niba uri umunyafurika iwanyu ni muri Afurika nyine. Ibyo kwigira wongeza iburayi ngo ibiki n'ibiki ugatangira kwivugishwa za so na za bati na za why na za excuse me nyinshi cyane za okay, ntugire ngo bizakuraho ko uri umunyarwanda cyangwa se uri umunyafurika. Sasa rero komeza kuvuga ngo nandi abanyafurika bose muri iyo nge mujye muhaha, ariko mwibuke mu rugo. Murimo kumwe nanjye Sharkman, amahoro y'Imana bane namwe. Niba utarakoze subscribe, reba ahantu hasi handitse subscribe, biri mu ibara ry'umukara, ndakeka bararihinduye, ukoremo subscribe bahita bakwereka akazogera nako gakore ukore kuri like, noneho tujye dukomeza kubana mu makuru menshi cyane nk'aya ngaya, na comment yawe ntago tuyiveba rwose, turayisoma kandi tuyitaye. Murimo kumwe nanjye Sharkman, salama.